nyagasani nyagasani uruwe rusumba byose ruhinduka ibihe byose izina ryawe ryubahwe nyagasani nyagasani wakoze ibikomeye tubibonye turizera eshadai Shaddai, Shaddai, Ekamkana Adonai, wakijisha Bisirayeli, ingabo za Farao, ukorinzira mu mazi. Banyeshuri beza cyane, nongeye kandi kubashimira mbasuhuza, kandi shimira n'Uwiteka ukuntu aba yaturinze. Akongera kuduhuriza hamwe kugira ngo tubashe kurushaho kuganira dusobanukirwa n'ubushake bw'umuremyi wacu icyubahiro kigihabwe ikuzo iteka ryose. N'umunezero mwinshi rero kugira ngo twongere kandi kubonana aka kanya biranshimisha cyane, biranshimisha, birankomeza, byongera imbaraga. Iyo nongeye kubona amahirwe nkanga yo kugaruka imbere y'abanyeshuri beza cyane Uwiteka yaduhuje kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo no kurushaho gusobanukirwa neza inzira igana mu bwami bwo mu ijuru yariyo. Muri uyu mwanya rero, mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'umunsi wa none, tugiye kwicisha bugufi maze twiragize umuremyi wacu nk'uko bisanzwe. Data mwiza, twongeye kugushimira kandi tuguhimbaza uburinzi bwawe n'imbabazi zawe uhorana natwe bukeye uko bwije. Turakuraritse muri uyu mwanya mwiza wongeye kuduha kugira ngo twumve inama utugira buri mu ijuru. Ngwino bane natwe, abanyeshuri bane nabo abagiye gukora iki kiganiro uyu munsi n'ejo hazaza, kandi na mwarimu nabo bane nawe udukomereze mu biganza byawe. Hejuru y'ibyo byose tubashe kwitegura ubwami bwawe, utandukanye ikintu kibi cyose, tube nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abanyeshuri beza cyane, Uwiteka bagire neza kandi abankomereze ku manywa na nijoro. Uyu munsi rero ikiganiro tugiye kuganira hamwe, umutwe wacu uragira uti umuburo wa nyuma kuri FPR Inkotanyi n'umukuru wayo. Umuburo wa nyuma kuri FPR Inkotanyi n'umukuru wayo, nicyo kiganiro tugiye kuganira hamwe uyu munsi wa none. Nkasaba rwose RPF Inkotanyi gukurikira iki kiganiro. Ndasaba ngo bagikurikire kuko ni ingirakamaro cyane kuri bo. Ni ikiganiro nibagikurikira neza kandi bakakira inama zose zirimo, kirabafasha bo n'imiryango yabo n'abantu babo bose n'ibintu byabo bose. Kaba nifuza rero ko umuburo wa nyuma kuri FPR Inkotanyi n'umukuru wayo uhabwa agaciro gakomeye cyane umunsi wa none, by'umwihariko kuri FPR Inkotanyi. Ibingibi tuganira hari igihe bamwe babitekereza ukundi, bagatekereza batahari n'iterabwoba, bagatekereza batahari gutya bakagira ibitekerezo bitandukanye. Ibyo byabayeho kuva kera kose, byakunze kubaho. Hari ukuntu intumwa z'Uwiteka zagendaga zitanga umuburo ku bantu runaka bakabikerensa, ariko noneho bakifuza gukira bitagishoboka. Akiriyo mpamvu usabye rwose umuryango wa FPR Inkotanyi n'umukuru wayo, iki kiganiro cy'umunsi wa none mu gihe agaciro gakomeye cyane, kuko nimutagiye agaciro gakomeye cyane muzifuza kuba mwagendera mu bibahesha agakiza bitagishoboka. Umutwe rero w'ikiganiro cy'umusano nuko umaze kubabwira uragira uti umuburo wa nyuma kuri FPR Inkotanyi n'umukuru wayo.
isomo ry'urufunguzo turisanga mu Kuva 14 murongo wa 13 kugeza 31. Haragira hati kurimbuka kwa Farawo n'ingabo ze. Kurimbuka kwa Farawo n'ingabo ze. Reka duhere ku murongo wa 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Amagambo meza akomeye cyane. Abitwa ngo ni abakristo kandi nabo bakavuga bati ngende umukristo. Twebwe turi abakristo bemera Bibiliya, by'umwihariko abanyarwanda, ishyanga ryanjye. Iri jambo ryasohotse mu kanwa ka Mose ni iryanyu umunsi wa none. Iri jambo ryasohotse mu kanwa ka Mose ni iryanyu umunsi wa none. Kandi nkongera kubwira abanyarwanda, nkomeje kandi nshumangira ko ubuzima bw'Abisirayeli mu Egiputa nibwo buzima bw'abanyarwanda uyu munsi wa none. Nkongera nanone ni ubutabazi bw'Abisirayeli mu Egiputa nibwo butabazi bw'abanyarwanda uyu munsi wa none. Aya magambo mvuze abanyabwenge bayumve kandi nongere nyasubiremo. Ubuzima bw'Abisirayeli mu Egiputa nibwo buzima bw'abanyarwanda uyu munsi wa none. Cya kabiri, ubutabazi bw'Abisirayeli mu Egiputa nibwo butabazi bw'abanyarwanda uyu munsi wa none. Aya magambo mbahaye muyatekerezeho kandi muyahe agaciro ibihe byose. Iri jambo rero ryasohotse mu kanwa ka Mose rigira riti, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Iri jambo rirabwirwa uyu munsi wa none abanyarwanda. Banyarwanda, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Mu kuri abanyarwanda ni ishyanga ryihebye rwose kubera ubutegetsi bw'abagizi ba nabi dufite, ubutegetsi butagira imbabazi. Ni ishyanga ryihebye kubera ko ritagira gitabara, ritagira kirengera uretse Uwiteka gusa. Nta hantu umunyarwanda ashobora gupfunda umutwe avuga ati reka nerekeze aha n'aha ndahabonera kirengera, reka nerekere kuri iki gihugu ndahabonera kirengera. Aho hantu ntaho umunyarwanda afite kereka Uwiteka gusa. Niyo mpamvu maze kubabwira ngo ubuzima bw'Abisirayeli mu Egiputa nibwo buzima bw'abanyarwanda umunsi wa none. Kandi ubutabazi bw'Abisirayeli mu Egiputa nibwo butabazi bw'abanyarwanda uyu munsi wa none. Abanyarwanda ni ishyanga ryihebye kubera ubutegetsi butagira imbabazi, ubutegetsi butagira impuhwe, ariko Uwiteka ari kububwira uyu munsi wa none ati, mwikwiheba, mwihagararire gusa mwirebera agakiza ngiye kubazanira. Ijambo ryiza rigitangaza Uwiteka ageza ku banyarwanda uyu munsi wa none. Kandi abanyarwanda muri agaciro gakomeye cyane, ntimurifate nk'ibintu bisanzwe. Uwiteka arakomeza ati, ijambo ry'Uwiteka rirakomeza, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere gusa. Iri ni ijambo ry'Uwiteka. Ibyabaye ku banyarwanda byabagize ishyanga ritandukanye n'andi mahanga yose yo ku isi. Ibyatubayeho twebwe abanyarwanda byatugize ishyanga ritandukanye n'andi mahanga yose yo ku isi yose. Mu kuri, kandi ni ukuri kwambaye ubusa, niko kuri, nta kinyoma kirimo. Abateguye ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda babiteguranye amayeri menshi kandi babitegura mu gihe kirekire. Amateka yarabishumangiye, intego bayishyira mu ngiro. Barangije ubwicanyi babwikuraho,
babusiga abandi kandi aribo babuteguye n'amamashini bakoresheje kugira ngo abashe kubugeraho nk'uko babyifuje. Mu kuri ibi byose uhoraho yarabyitegereje biramubabaza cyane, bituma afata icyemezo ntakuka agifatira abo bicanyi b'abagome. Iki cyemezo rero Uwiteka yafashe kikaba kigiye kugaragara mu minsi iri imbere, kizabera isomo rihoraho abagome bose, nk'uko byabaye isomo rihoraho kuri Farawo warohamye mu nyanja itukura. Nako niko bigiye kugenda. Ibihugu byose byo ku isi byahagurukiye Putin mu Burusiya, mwarabibonye. Ibihugu byose, hafi ya byose, cyane cyane ibihugu by'uburengerazuba, ibi ngibi bita l'Occident, ibihugu byose byo ku isi, les Occidentaux, byahagurukiye Putin biramurwanya. Nyamara abateguye ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda bose barabazi, hariho n'ababashyigikiye, ariko barabasingiza, babakomereza icyicaro cyabo. Ibi ngibi nabyo byababaje uhoraho, umucamanza utarya ruswa, kuko agaciro k'abaturage bo muri Ukraine niko gaciro k'abaturage bo mu Rwanda. Umuturage wese wo ku isi yose agaciro ke kangana n'agaciro ka mugenzi we. Nta gaciro k'umuntu n'umwe uri ku isi kari hejuru ya mugenzi we. Niyo mpamvu ikiba kuri mugenzi wawe ugomba kugiha agaciro kandi ukagifata nk'aho kiri kuba ku buzima bwawe. Niba ari ubutabazi akeneye ukabumuha nk'uko nawe wumva wabukenera nawe ugeze mu buzima nk'ubwo ngubwo. Ibi byose rero byababaje Uwiteka. Abahanuye indege ya Habyarimana Juvenal, ayo niyo yabaye intandaro ikomeye y'ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda, baba abatutsi, baba abahutu, baba abatwa. Ababikoze barazwi, amateka yaraberekanye. Ariko urukiko rwa Arusha aho kubaheraho kandi aribo nyirabayazana, ahubwo barasingizwa ngo ni intwari zahagaritse jenoside kandi arizo zateguye jenoside zikayishyira mu ngiro. Ibi byose Uwiteka yarabibonye biramubabaza. Ibi byose byababaje Uwiteka. Ibi byose byababaje Uwiteka. Erega Uwiteka ariho. Mubona acecetse mukagira ngo ntariho. Mubona abagome bakora ibyo bashaka, bategura imigambi bakayigeraho mukagira ngo Uwiteka ntariho. Ariho. Igihe cye cyo gukora kiregereje. Uwiteka akorera ku gihe cye. Iyi saha yigeze arakora. Mu gihe cy'umwuzure isaha ye yarageze arakora. Mu gihe cya Sodoma na Gomora isaha ye yarageze arakora. No mu yandi mateka yose yagiye abaho isaha yarageraga agakora. N'uyu munsi wa none isaha y'Uwiteka yageze. Gukandagira ubutabera ni ikizira imbere y'Uwiteka. Gukandagira ubutabera ukarenganya imfubyi n'abapfakazi n'abakene n'abatishoboye ni ikizira ku Uwiteka. Gukandagira ubutabera ni ikizira imbere y'Uwiteka. Abanyarwanda ni ishyanga ritagira gitabara, niko bimeze. Ntazagira umunyarwanda n'umwe uzavuga ngo agakiza ke agateze ku Bashinwa, ku Barusiya, ku Bafaransa, ku Banyamerika, ku baki. Ibyo ntabwo ariko bimeze. Agakiza kacu kari ku Uwiteka gusa. Ibyo nabivuze inshuro nyinshi cyane kandi tubizirikane niko kuri. Ariko uhoraho ari kubwira abanyarwanda uyu munsi ati, ngiye kubarwanirira namwe mwicecekere gusa. Haleluya. Ijambo ryiza cyane. Uwiteka umwami usumba byose agiye gutabara abanyarwanda mu nzira abantu batari
barigeze gutekereza uwiteka agiye kwiyerekana ko abaho. Banyarwanda, banyarwandakazi, ishyanga ryanjye, ubwoko bwanjye, banyeshuri beza cyane nkunda, uwiteka agiye kwigaragaza. Abatamwemeraga bagiye kumwemera. Uwiteka bagire neza gusa, bizabe babirebesha amaso. Ku murongo wa 22 dukomeze ijambo ry'Uwiteka, ntabwo twarirangije. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mutege amatwi mwumve umurongo 24. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo. Uwiteka ubwo arabyikorera. Uwiteka yakuye inziga ku magare yabo, we arabyikorera. Uwiteka n'ibindi byose Uwiteka agiye kubyikorera. Nshuti bavandimwe, bituma akurikira aruhije cyane Abisirayeli. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Muri kumva, Uwiteka yakoze ibikomeye. Afata inziga z'amagare y'Abanyegiputa, inziga azikuramo. Uwiteka arabyikorera, maze amagare, inziga zivuyemo kugenda biranga, kandi biba ku magare yose. Abanyegiputa babibonye bati, Uwiteka Imana y'Abayisirayeli yaduhagurukiye, reka dusubire inyuma. No gusubira inyuma byarabananiye, batari bakibishobora, no kujya imbere biranga. Uko niko Uwiteka agiye kwiyerekana muri iyi minsi mike cyane. Murongo 26 kadukomeze ijambo ry'Uwiteka, ijambo ry'igitangazo. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa. Ubwo Abisirayeli bo bamaze kwambuka bavuye mu nyanja, barambutse bageze ku nkombe hejuru. Abanyegiputa bo noneho bagezemo hagati, inziga z'amagare yabo zakutse, kujya imbere biri kwanga, kujya inyuma biri kwanga. Maze Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa, no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi yabo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja. Mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja. Haleluya! Ibi byabaye ni nabyo bigiye kongera kuba mu minsi iri imbere. Ibi byabaye bigiye kongera kugaruka mu minsi iri imbere. Uwiteka agiye gukunkumurira abagome mu nyanja. Amazi asubira hayo, arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli. Zikurikiye iki? Abisirayeli. N'uyu munsi wa none bariho barakurikira ubwoko bw'Uwiteka, bari gukurikira Abanyarwanda, bakabakurikira aho bahungiye muri Zambia, bakabakurikira aho bahungiye mu Bugande, bakabakurikira aho bahungiye muri Amerika, bakabakurikira aho bahungiye muri Kongo. N'ubu ngubu Farawo ari gukurikira. Ariko mwumve, uwakurikiye Abisirayeli uko byamugendekeye, nako n'uyu munsi wa none bigiye kugendekera uri gukomeza gukurikira inzirakarengane. Gukurikira, witonde. Ukurikira, yitonde. Ukurikira abamuhunga, yitonde. Abisirayeli bahunze Farawo, Farawo arabakurikira. Abanyarwanda barenga miliyoni bahunze ubutegetsi bwa Kigali. Ubutegetsi bwa Kigali buri kubakurikira. Amaherezo yo gukurikira muza yariyo. Nshuti bavandimwe, abanyeshuri beza, iri ni ijambo ry'Uwiteka, ntabwo ari ijambo ryanjye. Amaherezo yo gukurikira abaguhunga uza yariyo.
amaherezo yo gukurikira abaguhunguza yariyo ngayo murebere ku byabaye kuri Farawo, ni nako bigiye kubera abakomeza gukurikira babahungu uyu munsi wa none. Iri jambo nababwiye ngo ni umuburo wa nyuma wa FPR Inkotanyi n'umukuru wayo, ni umuburo wa nyuma. Bakomeza gukurikira ubwoko bw'Uwiteka babahunga, bagakurikira inzirakarengane. Barabakurikiye, mukomeze mwumve abakurikira uko bibagendekera. Mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, abanyegiputa barayihunga, Uwiteka akunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja. Uko niko bigendekera abakurikira inzirakarengane. ngo ni ntakoreka, ngo ni ntahangarwa, ngo ntawe wabashobora, ngo dukurikire. Amazi asubira hayo, arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli. Uko niko bigiye kugendekera ubutegetsi bwa Kigali. FPR Inkotanyi ikomeza gukurikira ubwoko bw'Uwiteka aho buri hose, bukabasanga mu mashyamba kujya kubatemagurirayo, ukabasiga ibyaha batagira. Aya niyo maherezo y'abakomeza gukurikira inzirakarengane. Nuko ntiharokoka n'umwe muri bo, ariko Abisirayeli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkiki iburyo ibumoso. Haleluya! Banyarwanda, shyanga ryanjye mwihangane. Amazi agiye kutubera inkike iburyo n'ibumoso dutambuka. Ariko Farawo n'ingabo ze, ibyigenge, ibyigomeke, bitubaha Imana, bitubaha amategeko yayo, byose bigiye kurohama mu nyanja. Iri ni ijambo ry'Uwiteka. Ntabwo byo ndi kuvuga ari morale, ni ukuri nyakuri. Nibyo bigiye kuba. Ibyabaye kera nibyo bigiye kuba. Nongere nsubiremo. Ubuzima bw'Abisirayeli mu Egiputa nibwo buzima bw'Abanyarwanda uyu munsi wa none. Kandi agakiza, ubutabazi bw'Abayisirayeli mu Egiputa nibwo butabazi bw'Abanyarwanda uyu munsi wa none. Kandi ikintu nongera komeza kubabwira buri munsi ku manywa na nijoro, turi Abayisirayeli. Nta nubwo turi Abayisirayeli, turi Abayisirayeli ku mubiri. Kandi ntabwo turi Abayisirayeli ku mubiri, turi Abayuda. Abanyarwanda ni Abayuda, Abarundi ni Ababenjamin. Ndabibabwiye inshuro nyinshi, ntabwo mubyumva, ariko mu minsi iri imbere muzabyumva. Mu minsi iri imbere muzabyumva. Ntabwo ubwoko bw'Isirayeli bwigeze bubarizwa mu bwoko bw'abazungu. Ubwo Abayisirayeli bose bahungaga, abagiye Iburasirazuba ni bake. Abayisirayeli bose, abaruguru n'abepfo, benshi nyamwinshi biziye muri Afurika. N'umusoro niho turi, niho bari. Ariko ntabwo isi izakomeza kuba mu mwijima, ntabwo bikunda. Ntabwo Uwiteka azabyemera. Igihe cyarageze Uwiteka ngo ahishure Abanyafurika ko ari twebwe Abayisirayeli. Niyo mpamvu Uwiteka agiye gukora ibikomeye, agiye gukorera Afurika ibikomeye. Niyo mpamvu Uwiteka agiye gukorera Abanyarwanda ibikomeye mutigeze mutekereza. Uwiteka bagire neza. Umurongo wa 30 ndacyakomeza ijambo rikomeye ry'igitangaza. Uko niko Uwiteka yakirije Abisirayeli Abanyegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abakomeza gukurikira ubwoko bw'Uwiteka aho bwanyanyagiye hirya no hino ku isi yose. Mu minsi iri imbere mugiye kubona intumbi zabo ku nkombe ziriho zitemba hejuru y'inyanja. Abakomeza gukurikira ngo ni amagabo, ngo bazi ubwenge bwo kwica, ngo ni amagabo. Mukomeze mukurikire, mureba bakurikiye uko byabagendekeye. Banyarwanda, muceceke gusa mwirebere. Uwiteka ni muzima, ariho, ntabwo ari baringa. Uwiteka ni muzima, areba, yitegereza ibintu byose bibera ku bana bayo badafite gitabara, nta kintu bishoboreye. Wabatabaye arabakandagira akabahonyora. Abagombye kubatabara babwaseka bati nuko ari Uwiteka biramurya, ubu yahagurutse kandi ntawe uzamusubiza inyuma. Ntibishoboka. Abisirayeli
babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Banyarwanda, banyarwandakazi, abo mu gihugu no hanze y'igihugu, banyarwanda shyanga ryanjye, bwoko bwanjye muntega amatwi. Ntabwo ndi gutanga morale, ndi kubabwira ibigiye kuba. Ntabwo ndi gutanga morale. Iyo mumenya ngo turebe ibiri imbere uko bimeze, ntabwo imikino turimo twagomye kuyibamo. Uko Abisirayeli batinye Uwiteka bamaze kubona ibikomeye abakoreye, niko Abanyarwanda tugiye gutinya Uwiteka nyuma y'ibikomeye agiye kudukorera mutatekerezaga. Uwiteka ariho, njye naramubonye Uwiteka naramubonye. Abamushaka bose baramubona, nanjye naramubonye. Uwiteka baha umugisha. Abateguye ubwicanyi bwakorewe Abanyarwanda n'uyu munsi wa none bakaba bakomeje kwica Abanyarwanda, babicisha inkota, babaniga, babajugunya mu myobo ari bazima, babicisha inzara n'amarozi n'ubundi bugome bwose, kuko nibwo bumenyi bazi, nibwo bwenge bafite. Uwiteka ntazakomeza kurebera, ntibishoboka. Ntibishoboka. Uwiteka ntazakomeza kurebera amarira y'Abanyarwanda, amarira y'imfubyi zitigeze zitabwaho ngo nukuri imfubyi z'Abahutu zikaba mu muhanda bakazica bakagira gute, amarira y'abapfakazi, amarira y'imfubyi z'Abatutsi zitigeze zitabwaho, amarira y'abapfakazi b'Abahutu n'Abatutsi n'abatwa batigeze bita, byose byarazamutse bigera imbere y'Uwiteka. Ese ijambo ry'Uwiteka avuga ngo Uwiteka niwe se w'imfubyi n'abapfakazi, nta gaciro muriha. Nta cyanditswe mu ijambo ry'Uwiteka kidafite agaciro. Mujye munamenya n'impamvu Uwiteka atakitwiyereka cyane nk'uko yabikoraga mu minsi yake, mu bihe bya kera. Nuko ibyo akeneye kutubwira byose biri muri Bibiliya. Niyo mpamvu mwitondera abaza babwira ngo nabahanuzi. Umuntu ari kuza avuga ngo ndi umuhanuzi, ngo muze mbahanurire. Uraduhanurira iki? Ntabwo umuhanuzi yivuga ibigwi. Abandi baravuga ati uriya ni umuhanuzi. Abo bose bavuga ngo ndi umuhanuzi, je suis prophète, ce sont des escrocs. Ni intumwa za Satani. Umuhanuzi ntabwo yivuga ibigwi. Abandi baravuga bati uriya ni umuhanuzi. Kandi tubamenyera ku ijambo, abitondera ijambo ry'Uwiteka. Niba uvuga ngo uri umuhanuzi utitondera mu byategetswe n'Uwiteka, ntabwo uri we. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ati hagiye kuza insega ziryana ziyambitse uruhu rw'intama. Mwitonde muzakora icyigisho cy'ubushizi, icyigisho cy'ingenzi cyane, ijambo rikomeye ry'ubushizi Uwiteka aduhaye, mugende mugikurikire. Banyarwanda, banyarwandakazi kandi ishyanga ryanjye, ubutabazi buri gukomanga ku rugi. Ubutabazi bwacu buri gukomanga ku rugi. Banyarwanda, mutangire mu mwenyure. Ikintu cyose kigira iherezo ryacyo. Uyu munsi wa none iherezo ry'ubutegetsi bwa Kigali riregereje kandi ntawe uzarisubiza inyuma. Reka da, ntibishoboka. Iriya minsi 21 twamaze dusenga turi ku musozi wa Karumeli, narababwiye ngo byanditswe muri arishive yo mu ijuru. Narabibabwiye. Kandi namwe nabwiye abanyamateka Abanyarwanda ngo bandike iriya tariki, iminsi 21. Ntabwo kiriya gikorwa ari impfabusa. Reka da, ijuru ryarishimye. Igikorwa cyahuje amadini yose atandukanye, dufite imyizerere itandukanye, ariko duhuriza ku kintu kimwe, tuti muze dukorakorane nubwo dufite ibidutanya, ariko tugira ikiduhuza. Uwiteka yumvishe gutakamba kwacu. Iherezo ry'ubutegetsi bwa Kigali riregereje kandi ntawe uzarisubiza inyuma, kereka bubahirije gusa umuburo uyu munsi wa none. Iherezo ry'ubutegetsi bwa Kigali nta n'umwe uteze kurisubiza inyuma, kereka nibaramuka bubahirije umuburo w'uyu munsi wa none ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu
2022. Niba tubahiriza uyu muburo, bategere amaboko yose kigiye kubageraho, kuko Uwiteka atabaye abanyarwanda. Igihe cyo kumwenyura kw'abanyarwanda kiregereje. Igihe cyo gukubita agatwenge ku banyarwanda kiregereje rwose. Abanyarwanda banyuranye boherejwe n'Uwiteka bafite ubutumwa bwo kuburira FPR Inkotanyi ngo bareke ubugome, bakora icyiza, ariko FPR Inkotanyi yaranze irinangira. Abanyarwanda banyuranye Uwiteka yayohereje hashize igihe kinini nyuma y'intambara, ndetse na mbere yaho nyuma y'intambara. Abanyarwanda banyuranye, intumwa zinyuranye Uhoraho yazoherereje abanyarwanda nyuma ya jenoside kugeza uyu munsi wa none, ngo ziburire by'umwihariko abanyarwanda bose, ariko by'umwihariko FPR Inkotanyi, ngo bareke ubugome, bakora icyiza, ariko FPR Inkotanyi yaranze, yinangira umutima. Intumwa zoherejwe ni nyinshi cyane, ntabwo nazirondora, ariko reka mvuge nkeya. Muri zo dusanga intumwa z'Imena, dusangamo nka Kizito Mihigo. Ubutumwa bwe muzabukurikire mu ndirimbo ze, ubutumwa bwe ntabwo buzapfa, murabusanga mu ndirimbo ze, ubutumwa bw'igitangaza. Kizito Mihigo, intumwa y'amahoro, yazaniye ubutumwa abanyarwanda hafi ya bose barabwakiriye. FPR Inkotanyi kugira ngo ibwakire baramufata, baramwica, kuko abafarisayo bishe Yesu Kristo. Ariko amaraso ya Kizito ni ingirakamaro ku banyarwanda, ni gahuza miryango, abatutsi, abahutu n'abatwa. Ntabwo amaraso ya Kizito Mihigo azaba impfabusa. Nkanabwira n'umubyeyi we umubyara, ntubabare nk'umuntu araba, ariko ntubabare. Uwiteka kweretse icyiza cy'amaraso ya Kizito, wamwenyura, ubyihanganire. Amaraso ya Kizito yazaniye abanyarwanda icyiza tutigeze dutekereza, muzakibona mu minsi iri imbere. Umubyeyi we rwose ubutumwa bwakire neza, ntazaheranwe n'agahinda, kuko amaraso ya Kizito ni umunezero w'abanyarwanda. Amaraso ye ni gahuza miryango. Indi ntumwa y'igitangaza ni Niyomugabo Gerard, umwana rwose w'igitangaza, wavuze amagambo akomeye, ati naho tuzapfa hagasigara babiri, ariko bazasigara bishimye. Ayo magambo yageze mu matwi y'Uwiteka. Uwiteka arishima. Intumwa z'ibitangaza FPR Inkotanyi yarazimaze, yarazishe, ariko amaraso yabo azagira agaciro mu banyarwanda iteka ryose. Niyomugabo, Kizito Mihigo n'abandi tuzabibuka iteka ryose, ariko abagome nta n'umuzibukwa. Hari intumwa nyinshi cyane Uwiteka twoherereje, ariko hari intumwa y'akataraboneka. Uhoraho yohereje abanyarwanda, by'umwihariko FPR Inkotanyi, intumwa bita idamange rya Mugwiza Yvonne. Ese mujya mumenya ko Uwiteka avuga? Reka da, ntabwo abantu bajya bamenya ko Uwiteka avuga. Uwiteka buri gihe avugira mu bantu, muri ba bandi baciriritse. Ntabwo muzigira mubona Uwiteka ahagaze ku bicu ngo ndi Uwiteka mu bwiza bwe bw'igitangaza. Reka da, ntabwo ateze kuzabikora iteka ryose. Tugomba kumenya ko Uwiteka avuga. Idamange ni intumwa idasanzwe, kuko nyuma yo gutanga umuburo ukomeye cyane, FPR Inkotanyi aho kubwumva ngo yumve umuburo, ahubwo bamukoreye ubugome bukomeye bwo kumushimutira umwana we, umuhungu, kandi nawe ubwo batamuretse ibyamukoreye mwarabibonye. Ikintu gikomeye cyane rero Idamange yakoze, ari mama bara muri intumwa y'akataraboneka. Ikintu gikomeye cyane Idamange rya Mugwiza yakoze, Idamange Yvonne, ari mpamvu babwira ko ari intumwa y'agatangaza, nuko we yakoze icyo Uwiteka yifuje ko akora. Idamange yararashe,
banyarwanda abo mu gihugu no hanze y'igihugu, idamange rya Mugwiza Yvonne yararashe ku mugaragaro, izuba riva imbere y'isi yose, arasa agatsiko. Intwaro yarashishije mwese mwarayibonye, intwaro idahusha, intwaro y'igitangaza, intwaro idahusha. Iki ni igikorwa gikomeye idamange yakoze, izindi ntumwa zose zitigeze zikora, na nyuma ye ababumanjirije ndetse na nyuma ye yakoze igitangaza gikomeye cyane imbere y'isi yose. Idamange yararashe. Se kurasa kwa idamange muzi icyo ari cyo, cyangwa mwabifashe nk'ikinamico? Benshi buriya babifashe nk'ikinamico, babifashe nka teatire, babifashe nko kwikinisha. Oh my God, birababaje. Muzagende mujye gusoma ibitekerezo byo muri Bibiliya. Hari aho Uwiteka yabwiye Yeremiya ati, Yeremiya, icyo ngicyo wambaye ni iki? Ati ni umukandara. Ati kwe genda hariya, genda hariya ugende. Yeremiya aragenda, ahageze ati fata uwo mukandara we wambaye, arawufata. Cukura umwobo, awushyiramo, arigendera. Ngaho ugenda, aragenda. Igihe kiragera, ongera usubire hahandi, aragenda. Ajya gushaka wa mukandara, asanga waraboze. Nk'ibyo ngibyo imbere yanyu nta gaciro bifite. Biriya rero Yeremiya yakoze byo gufata umukandara akawushyira mu butaka ari mushyashya, yasubira agasanga waraboze. Nibyo idamange yafashe byo gufata Bibiliya karasa ati ndarashe, nawe akavuga ati ndarashe, aravuga ati ndarashe, agatsiko ndakarashe ndagahiritse. Biriya bihuye n'iby'umukandara wahishwe. Nibwo buriya busobanuro Uwiteka yifuje gutanga ku mukandara no kurasa kwa idamange. Mujye mumenya ikintu cyose abagaragu b'Uwiteka bakoze bakagikorera imbere y'isi yose kiba gifite agaciro, haba hari impamvu. Idamange ni intumwa y'igitangaza y'akataraboneka isi itigeze ibona, kandi yakoze ibintu bikomeye. Umubyeyi ufite abana bakiri bato akemera ati nibashaka basigare abana, kandi atabanza bakunze, ariko yahatswe. Icyamuteye gukora biriya ni imbaraga y'Umwuka Wera. Maze abatagira ubwenge, ku idamange n'umusazi, baratangira baramutuka, abona abatagira ubwenge, abo ni injiji mu by'umwuka. Ku idamange n'umuswa, ngo uretse abana be ntabwo yabikoze kubw'Umwuka Wera, kandi no kurasa ntabwo yabikoze kubwe, yabikoze kubw'Umwuka Wera. Intumwa y'akataraboneka. Idamange yararashe, arasa agatsiko, yaragahiritse, byararangiye. Intwaro yarashishije mwese mwarayibonye. Buriya rero Uwiteka hari ukuntu akuraho ubutegetsi, abantu bakabona bukiriho, bati ubutegetsi buri Uwiteka yarabukuyeho. Abantu twebwe tubona ibigaragara. Ndashaka kubwira abanyarwanda rero ko kiriya gikorwa cyo kurasa no guhirika agatsiko k'abagizi ba nabi idamange yakoze, benshi ntacyo bakibonyemo kuko batamenya imvugo y'Uwiteka. Benshi ntacyo bakibonyemo kiriya gikorwa kuko batajya bamenya imvugo y'Uwiteka. Ntabwo bajya bamenya uko Uwiteka avuga, kereka bagira ubuntu gusa. Imbere y'Uwiteka rero ni igikorwa cyakoze umuti w'igitangaza. Kiriya ni igikorwa cyakoze umuti w'igitangaza. Uwiteka yarishimye ujya munsi, ati ndarashe. Idamange Uwiteka kugire neza. Nshuti bavandimwe banyarwanda, ishyanga ryanjye, idamange yararashe, byararangiye, kandi yakoresha intwaro idahusha, intwaro kirimbuzi, intwaro idahusha. Idamange yararashe, agakiza Uwiteka yakaduhereye muri idamange byararangiye. Uwiteka idamange umuzirikane, ahari mu mwobo, mu bugizi bwa nabi, umukomereze kwizera. Mu gihe kitari kure rero abanyarwanda bose bagiye kubona umuti wavuguzwe na idamange rya Mugwiza Yvonne. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi wa none Paul Kagame na FPR Inkotanyi bagiye guhabwa umuburo wa nyuma. Akaba ariyo mpamvu Paul Kagame na FPR Inkotanyi bagiye guhabwa umuburo wa nyuma. Niba wumvira
barakira ariko nibinangira bararohama mu nyanja nk'uko Farawo byamugendekeye kandi iteka ryose. Ndabagira inama rero kumvira umuburo w'umunsi wa none. Inzara n'amano ya FPR Inkotanyi ziri gukora ku murongo utukura. Uyu munsi wa none ndi kubabwirira ijambo, uyu mwanya ndi kubabwirira ijambo. Inzara n'amano bya FPR Inkotanyi biri gukora ku murongo utukura. Inzara z'amano ya FPR Inkotanyi ziri gukora ku murongo utukura. Urusaku rw'ibyuma by'umurongo utukura ni rwinshi cyane, ruri kumena amatwi, ndi kurwumva ngewe ruri kunsakurira cyane. Utegura intambara ariko ntumenya uko izarangira. Ngo reka bakurikire, abakurikira mukomeze mukurikire abakurikira mukomeze mukurikire, mugiye kureba ukuntu bigiye kugenda, ngo dukurikire. Baraguhunga bahungiye muri Zambia, ngo dukurikire. Baraguhunze bahungiye muri Kongo, ngo dukurikire. Barahunze bahungiye muri Malawi, ngo dukurikiye. Muri Amerika, ngo dukurikire. Nuko nimukurikire. Nababwira iki? Uzigire ku mateka ya Farawo n'Abayisirayeli, abakurikira uko bibagendekera. Ni nako bigiye kugendekera umunsi wa none, abakomeza gukurikira, bagakurikira inzirakarengane, ubwoko bw'Uwiteka aho bugiye hose, ngo tubakurikire. Inzara z'amano ya FPR Inkotanyi ziri gukora ku murongo utukura. Urusaku rw'ibyuma by'umurongo utukura ni rwinshi cyane, ndonda rwumva. Utegura intambara ariko ntumenya uko izarangira. Umwami Salomo yaravuze ati, ucukura urwobo ukarugwamo kandi uhirika ibuye rikakubirindukana. Paul Kagame na FPR Inkotanyi mugomba kwigishwa n'amateka. Muhagarare gukomeza kwigira kara kajya he. Mbese wateguye kudeta ayiteguriye Pierre Nkurunziza, byabaye uko yabiteguye, n'ibindi niko bigiye kugenda. Twigishwe n'amateka. Abahinzi bacura imigambi n'inyoni zicura indi. None ndaburira FPR Inkotanyi n'umukuru wayo gusubira inyuma kubwo gukiza amagara. Ibitagenda bityo inkuba irabakubita. Inzara zanyu ziri gukora ku murongo utukura. Ndi kubagira inama musubira inyuma. FPR Inkotanyi n'umwami wayo, n'ibitagenda gutyo inkuba irabakubita. Birakomeye cyane. Ikiguzi FPR Inkotanyi yahemukiye u Rwanda tuterengagije ndetse n'abanyekongo igomba gutanga kugira ngo itarimbuka ikanarimbukana n'ibyayo n'iki gikurikira. Tugiye kureba ikiguzi FPR Inkotanyi igomba gutanga kugira ngo abashe kubaho. Icyambere, FPR Inkotanyi n'umwami wayo mugomba gusaba imbabazi abanyarwanda n'abakongomani kubera ibyaha mwabakoreye. Iki ni ikiguzi cya mbere. FPR Inkotanyi n'umwami wayo mugomba gusaba imbabazi, mugahagarara imbere y'abanyarwanda bose muti mutubabarire twarabahemukiye, mukabwira abakongomani mutubabarire twarabahemukiye. RPF Inkotanyi niyo yahanuye indege ya Habyarimana Juvenal ku itegeko rya Paul Kagame. Aya ni amateka azwi, nta kizahindura, ukuri kutazasibangana namba. Kugira ngo mubone agakiza mwebwe n'abana banyu, mugomba kwatura iki cyaha mugasaba imbabazi. FPR Inkotanyi na Paul Kagame mugomba guhagarara imbere y'abanyarwanda kuri televiziyo, isi yose ibumva, mukavuga muti mutubabarire twahanuye indege ya Habyarimana Juvenal, twamenya amaraso atariho urubanza, none mutubabarire. Iki ni ikiguzi cya mbere FPR Inkotanyi igomba gukora
mugasaba imbabazi ku mugaragaro izuba riva, abanyarwanda bose nabo bagatanga imbabazi. Iki ni ikiguzi cya mbere. Ikiguzi cya kabiri, ariko nimutabisaba imbabazi ntabwo muzabona imbabazi z'abanyarwanda, ariko nimwatura icyo cyaha natwe tuzabababarira, mubeho. Icya kabiri, RPF Inkotanyi n'umwami wayo nibo bateguye jenoside yakorewe abanyarwanda, igahitana abanyarwanda bagera kuri 5 miliyoni. Iki cyaha mugomba kugisabira imbabazi kugira ngo agakiza mukabone. Iki ni ikiguzi cya kabiri. FPR Inkotanyi, RPF Inkotanyi n'umwami wayo mugomba guhagarara imbere y'isi yose kuri televiziyo. Ngubu ikoranabuhanga ryarabyoroheje, muhagarare kuri televiziyo isi yose ibabone, maze muvuge muti nitwe twateguye jenoside, kuko amateka arabishumangira. Niko biri, nitwe twateguye jenoside, ni imashini yadufashije gukora interahamwe, twe twayikoze, maze musabe imbabazi muti mutubabarire. Ikintu kiguzi cya kabiri mugomba gukora, mugasaba imbabazi ko mwateguye jenoside, natwe abanyarwanda tubasezeraniye kubaha imbabazi, mukabaho mwebwe n'abana banyu. Ariko nimutabikora mufite akaga gakomeye cyane. Cya gatatu, ikiguzi cya gatatu, abanyarwanda bose bafungiwe icyaha cya jenoside kandi ari abere. Abanyarwanda bose bafunzwe batagira dosiye, bakaba bamaze igihe kirenze amezi 3 bari mu buroko. Abanyarwanda bose murega ibirego by'ibinyoma nka Idamange, Cyuma Hasani, Christopher, Rashid n'abandi benshi cyane. Abo bose bagomba kurekurwa byihuse cyane. Iki ni ikiguzi cya gatatu. Kandi abo bose mwahemukiye mukahindukira mukabasaba imbabazi, natwe abanyarwanda tukabababarira. Icya kane, ikiguzi cya kane, FPR Inkotanyi n'umwami wayo, kubera mufite amaraso mu biganza, ibiganza byanyu bijejeta amaraso n'ubugome bwo kubabaza abanyarwanda mu nzego zose z'ubuzima. Kubera ko mujeje ibiganza byanyu bijejeta amaraso, mugomba kwikura mu kibuga cya politiki, mukicara hasi, abagabo n'abagore b'inyangamugayo bashimwa n'Uwiteka bakayobora igihugu. Iki ni ikiguzi cya kane. Mugomba kwicara hasi mukicara hasi, kuko ibiganza byanyu bijejeta amaraso. Ubundi abanyarwanda, abagabo n'abagore b'inyangamugayo bakayobora igihugu. Iki ni ikiguzi cya kane. Cya gatanu, muhagarike ubugome bw'uburyo bwose, mukomeze gukorera abanyarwanda ubugome bw'uburyo bwose. Mukorera abanyeshuri, mukorera mu burezi, mukorera mu buhinzi, mukorera mu bwubatsi, mukorera mu bugenzi, mu modoka aratwara abantu, mukorera mu mazi, mukorera mu buvuzi, mukorera mu buzima bwose bw'igihugu. Ubuzima bwose bw'igihugu mwarabwishe, mwarabuhindanije. Muhagarike rero ubugome bwose, mukomeza gukorera abanyarwanda mu nzego zose zitandukanye z'igihugu. Iki ni ikiguzi cya gatanu. FPR Inkotanyi n'umukuru wayo, umwami wayo, izi nama muhawe nimuzubahiriza zose, nta nimwe mwirengagije. Izi nama muhawe nimuzubahiriza zose, nta nimwe mwirengagije, muzabaho. Nubwo mwakoze amahano, ariko nimukomeza kwinangira umutima nka Farawo, iby'Uwiteka yakoreye Farawo namwe bizabashikira. Ariko izi nama nimuzakira, ahandi tw'abanyarwanda tubasezeraniye izuba riva ko tuzabababarira. Ariko namwe mukoze ibyo twabasabye, mugasaba imbabazi. Kandi ubu ngubu, kuko hari igihe kizagira mushaka gusaba imbabazi, ntabwo bizakunda. Ubu aka niko gahe mufite ko gusaba imbabazi. Ubu ngubu turi kuvugana uyu munsi wa none, niko gahe gusaba imbabazi. Ejo nibirenga n'ejo bundi, urugi rw'imbabazi ruzaba rwakinzwe, muzavuga bati reka dusabe imbabazi, reka da, ntabwo bizakunda. Ariko uyu munsi nimusabe imbabazi, mukatura ibyaha mwakoze, ubugoryi mwakoze, natwe abanyarwanda turabasezeraniye ngo turabababarira. Ubundi tubane, dusangira akabisi n'agahiye.
ariko nimutabikora. Imbaraga n'amayeri by'umurengera FPR Inkotanyi n'umukuru wayo bari gukoresha, naho mwahuza ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda mukabihuza, naho mwahuza ingabo z'u Rwanda n'iz'Ubufaransa mukazihuza n'ibindi bihugu byose mushaka, ntacyo muzashobora imbere ya Dawidi mwene Yesayi wifitiye mu biganza gusa, mu ntoki ze ubuhumetso n'utubuye dutanu. Ntacyo muzashobora imbere. Muri kubyumva FPR Inkotanyi? Naho Putin yabaha iriya ntwaro yakoze yitwa Satani nimero ya 2 akayibaha ngo mujye kuyikoresha, ntacyo bizabamarira, ntacyo bizamara imbere ya Dawidi mwene Yesayi ufite ubuhumetso n'utubuye dutanu gusa. Iki mucyumve. Nkabasaba Paul Kagame mwene Deogratias Rutagambwa na Osteria Rutagambwa kwiyambura karavati. Ndi kubaho umuburo wa nyuma n'inama zikomeye z'agakiza kanyu. Ntabwo ari morale, ndi kubabwiza ukuri, ibintu bigiye kubahesha agakiza. Nkabasaba Paul Kagame mwene Deogratias Rutagambwa na Osteria Rutagambwa kwiyambura karavati, kwiyambura ikote, kwiyambura ipantaro, maze akambara ibigunira na bodaboda, akicara ku karago, agatega amatwi ibimuhesha agakiza we n'umuryango we ndetse na FPR. Nadaca bugufi ngo agendere mu ijambo ry'agakiza, RPF Inkotanyi, umuryango ukora ibizira bikomeye, urarimbutse kandi by'iteka ryose. Urarimbutse kandi by'iteka ryose. Bizasigara gusa mu mateka y'u Rwanda ko higeze kubaho umuryango RPF Inkotanyi wakoze ibizira bitigeze bibaho ku isi. Ibyo nibyo bizasigara mu mateka y'u Rwanda. Umuburo wa nyuma kuri FPR Inkotanyi n'umwami wayo. Banyarwanda, banyarwandakazi, abo mu gihugu no hanze y'igihugu, mwihebye, mwihangane, mukomere, ntimucike intege. Isaha y'ubutabazi iregereje, iriho irakomanga ku rugi kuruta uko twigeze tubitekereza. Erega Uwiteka ni muzima, nshuti bavandimwe, Uwiteka ni muzima. Njye naramubonye. Ijambo ry'Uwiteka rivuga ngo mushake Uwiteka muzamubona. Nanjye Uwiteka naramushatse ndamubona. Uwiteka namubonesheje amaso ariho, arumva. Reka mbahe agatekerezo kamwe k'ibyambayeho. Hashize imyaka 35 nari nyiri umusore. Reka mbahe agatekerezo k'ibyambayeho. Mugiye kuba ba gatatu ngiye kubwira ibi bintu kuva byarambayeho. Bikimbaho umunsi wa mbere nabibwiye inshuti yanjye magara twasenganaga, ubundi mbibwira mushiki wanjye. Muri aba gatatu ngiye kubabwira iki kintu. Iki kintu ntabwo nakagombye kukibabwira kuko burya hari ibintu biba biri personnel, ariko ngiye kukibabwira kugira ngo abantu batekereza ko Uwiteka atabaho, umenye ko abaho. Buriya njya nkunda kubabwira ngo Bibiliya rwose abantu batayiha agaciro. Abantu benshi ntabwo baha agaciro Bibiliya, birambabaza cyane. Niba hari ikintu kimbabaze ni ukuntu mbona abantu badaha agaciro Bibiliya. Iby'Imana yo yifuje kutubwira byose yabishize muri Bibiliya. Niyo mpamvu umuntu imeze nk'iyihishe tutayibona. Ibyo yifuza byose ko tumenya ijambo ryayo riri muri Bibiliya. Kandi ijambo ryayo Yesu yaravuze ngo mwiga ijambo ryayo kuko muzi ko hari iki, harimo ubuzima. Hahirwa biga Bibiliya. Rero ntabwo ari ibihimbano. Umeza kubabwira birambabaza iyo mbona ngo birango ni ibitabo by'abazungu. Reka da,
yaba mwana amenya ko n'ubu bumenyi bwose mubona abazungu bagenderaho ntabwo bwaturutse ku bazungu, bwaturutse ku birabura, bwaturutse mbere na mbere ko bita les Sumériens. Abasumeriyani babaga hariya muri Iraq, aho zari Babylone, ngo akaba ari muri Iraq. Muzagende mwiga amateka y'abasumeriyani. Ni imihanda ya kaburimbo bakora ubu ngubu. Mu gihe cy'abasumeriyani bari bayifite. N'aya matoilette ba flashing. Mu gihe cy'abasumeriyani yarahari. Nta gise kiri kuri iyi si. Murabyumva? Ibi byose muzagende mwiga amateka y'abasumeriyani. Nayagezeho ndumirwa, ari naho nasanze bavugaga ikinyarwanda. Urumva naberetse na dictionnaire lexique sumérien, narayiberetse ubushize ku bashaka kumenya. Murabyumva? Ubumenyi rero tugenderaho ntabwo bwaturutse ku birabura. Abo bita abasumeriyani bari abirabura, bari barimo ibipande bibiri, harimo abakomokaga kwa Hamu n'abakomokaga kwa Sema, ariko abasemiti nibo bari benshi cyane, kuko burya Hamu yarazwe Afurika, abasemite baje nyuma bari guhunga, ko nagiye mbibereka kiragiye. Hano rero ikintu ushaka kubabwira, Bibiliya mu y'agaciro gakomeye cyane. Ntabwo Bibiliya ari igihimbano cy'abazungu, cyanditswe n'abirabura. Nta kiganza cy'umuzungu kigeze cyandika Bibiliya yanditswe n'abirabura. Murabyumva? Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ntabwo abantu bazigira baba mu mwijima iteka ryose. Nk'ibi ngibi mbabwira ni umwijima twagiye, ariko iki ni cyo gihe cy'umucyo. Abanyeshuri beza cyane, iki ni cyo gihe cy'umucyo. Banyarwandakazi, reka rero mbaye agatekerezo, babwiye ibya Bibiliya kuko ibirimo ni ukuri. Reka nanjye mbabwire ibyanjye rero byambayeho. Muri aba gatatu ntabwo nakagombye kubabwira, ariko reka mbabwire, wenda hari abo byagira icyo bifasha, habonetse umwe cyangwa babiri babahagije, batemeraga wenda bakemera. Reka mbahite mu nyaje yanjye. Nari nkiri umusore, narangizaga école secondaire. École secondaire yanjye nayize hariya Gitwe, muri collège de Gitwe. Uri Gitwe hari amashuri abiri, hari ishuri ry'ababyeyi bita Sapage, n'ishuri bita ry'Abadventiste, école secondaire y'Abadventiste. Hariya niho narangirije muri école secondaire de Gitwe. Ni ishuri ry'idini ry'Abadventiste. Uwiteka yampaye kumenya kuva ndi umwana mutoya. Nagize amahirwe yo gukura mu muryango wa Kristo, bituma nkura ntinya Uwiteka kugeza uyu munsi wa none. Bishimira Uwiteka kandi akomeza afata ukuboko kugeza iteka ryose. Noneho nigeze kugira ikibazo kimwe. Twari turi mu ishuri, umunyeshuri umwe avugira ijambo rikomeye cyane ryakomerekeje umwarimu arababara cyane. Ababaye agira ngo ni njye warivuze kandi atari njye warivuze. Ndamubwira ntabwo ari njyewe, ntabwo yashaka kubyemera. Njye birankomeretsa cyane kugira ngo umuntu agushireho icyaha utakoze, kandi nkageza kubimwumvisha ntabyumve, birambabaza cyane. Kandi akaba yaravuze ibintu ntabashobora kuba navuga, ibintu biba biteye isoni. Noneho nari mfite akamenyero ko gusenga buri gihe nyuma yo kwiga. Naragira nkakora amasengesho yo mu iherero buri gihe, bitewe nuko turi abanyeshuri. Aho kwiherera kenshi hari igihe utahabonaga, ariko tukigira, cyari ikigo gifite amashyamba, ukigira mu ishyamba mu gihuru ugasenga utuje ukabwira Imana ibyo ngibyo. Iyo ngeso nari nyifite, ingeso nziza cyane, kandi ndarikira n'abasore nabo kugira umuco mwiza wo komatana n'Imana mu masengesho by'umwihariko. Ni byiza cyane, umuntu ahabona ibintu byinshi cyane n'imbaraga ikomeye cyane. Noneho ubwo nagiye mu masengesho, mbwira Uwiteka ndababaye cyane, bansize icyaha ntakoze, ndababaye cyane, nari nshavuye cyane, ariko naryamanye agahinda kenshi cyane. Noneho muri ako gahinda mbwiye Imana ngo umpumurize kuko ndababaye cyane. Iryo sengesho ndabwiye Imana ngo umpumurize kuko ndababaye cyane. Nari mbabaye pe. Burya hari ukuntu Imana ireba uburemere bw'agahinda ufite, nayo ikagusubiza ikurikije uburemere bw'umubabaro ufite. Kandi ukiri n'umwana utari wakamenya n'ibintu byinshi, hari ukuntu Imana nayo iza kugutabara kugira ngo urusheho kukwereka no kuguha ingufu n'imbaraga. Buryo uko tugenda dukura niko turushaho tugenda dufunguka mu bintu by'Imana. Uko Imana itabara umwana ukiri muto utaramenya ibintu, burya ntabwo aribwo buryo itabaramo umuntu mukuru umaze kumenya ibintu, biba bitandukanye. Muri iryo joro rero nararyamye, nari maze kubwira Imana ngo nyibuke. Imana yaranyibutse pe. Yankuye muri iyi si, ndazamurwa mu buryo bw'umwuka. Noneho nibona meze nk'uri mu yindi si yindi,
mbona umucyo w'igitangaza, umucyo wera de w'igitangaza, kugira ngo mbabwire uko ibyo nabonye. Kubibabwira ntabwo mwabyumva, kuko kugira ibyo ngiye kubabwira mwaravuze ibyo byose nibishatse se kuvuga iki, kugira ngo mbisobanure biragoye. Noneho uwo mucyo ngiye kugerageza gusobanura uburyo kinabonye uwo mucyo ukuntu wari umeze. Niho ndi kuvuga ngo mwebwe ntabwo muraza kumva ibyo mbabwira. Noneho uwo mucyo ukuntu wari umeze, wari umucyo mbere na mbere wera de. Noneho wari umucyo worohereye, ufite ikintu cya douceur mu gifaransa, bumva igifaransa, la douceur, umucyo worohereye. Noneho usibye kwera dede no kugira ikintu cy'ubworohere muri wo, ikindi kintu nabonye usibye noneho no kuba ari umucyo worohereye. Ibyo ngibyo ndabivuga ntabwo ndi kubyumva, ntabwo mubyumva ndabizi, kuko nanjye ndi kubura ukuntu nabisobanura ukuntu nawubonaga. Noneho wari unuzuye n'imbabazi zitigeze ziba, imbabazi impuhwe, imbabazi, wuzuye urukundo, wari umucyo ubona ufite la douceur, ufite compassion, miséricorde, ufite urukundo rutangaje, umucyo kugira ngo mbashe kudekriva gusobanura uko byari bimeze. Noneho kubera ukuntu wari uteye, wuzuye impuhwe n'imbabazi n'ubwiza n'uburyohe bwo gukomeza kuwitegereza, njyewe nabaye nk'ushiguka, noneho ndawitegereza. Mu kuwitegereza noneho njyewe mba emporté, ndatwarwa, mwitegereza ndi kureba mvuga ngo donc mbese nkora urusaku cyangwa se ijwi ryuzuye amarangamutima ryerekana kuryoherwa no kubona icyo kintu. Icyo ni ikimenyetso Imana yari imaze kunkorera isubiza isengesho ryanjye, nayibwiraga ngo mpumuriza, kuko naryamye maze kubwira Imana ngo mpumuriza kuko ndababaye. Ikiriya gikorwa cyabaye, nubwo mwebwe wenda mbabwira mutagiha agaciro, ariko njyewe burya umuntu hari ikintu ushaka kubabwira. Burya ibintu birema umuntu cyangwa se ibintu bigira umuntu icyo ari cyo ni ibyo ahura nabyo mu buzima. Niyo mpamvu kugira ngo nkubwire ngo wowe ngo bagutya kandi ufite ibyo wahuye nabyo mu buzima byakugize ukuri, biragoye. Niba warahuye n'ibintu bibi byakugize ukuri, ni intambara ikomeye kugira ngo uhinduke icyaremwe gishya, ariko kubiteka birashoboka. Ariko niba narahuye n'ibintu byiza cyangwa akana karahuye n'ikintu cyiza cyamugize icyo ari cyo, ntabwo bikwiriye kumubwira ngo nabivemo ngo abe nk'uko ushaka. Ni ukuvuga ngo ibintu duhura nabyo mu buzima nibyo bitugira icyo turi cyo. Nk'icyo kintu ntabwo ari icyo kintu gusa nakubitanyemo n'Imana, Imana yampamirije neza ko inyumva kandi ko ntabwo ari icyo gusa, hari ibindi byinshi cyane. Hari ibintu byinshi umuntu atirirwa abwira abantu kuko bamwe bakwita abasazi, ariko wowe urabizirikana ukamenya ibyo ari byo, bikagukomeza kwizera kwawe. Hari ibindi byinshi cyane. Icyo ushaka kubabwira, ibintu bibabwira nshaka kubabwira ko Uwiteka ariho. Abavuga ngo Uwiteka ntariho, Uwiteka bagire neza. Uwiteka ariho, arumva. Iryo joro nari mbabaye, mbwira Uwiteka ngo mpumuriza kuko ndababaye, kandi nari mbabaye cyane ariko ku rwego rwo hejuru. Noneho Uwiteka ntabwo yitaye ku byaha byanjye, ntabwo yitaye ku bugoryi bwanjye, ku bujiji bwanjye, yitaye gusa ku mbabazi ze yangiriye. Araza aranyiyereka, ndamubona, anyereka ko ndiho. Nuko mu gitondo mbyuka mfite imbaraga, mwenyuye, Uwiteka turi kumwe malgré tout. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, Uwiteka turi kumwe. Naho nanyura mu itanura ry'akomuriro, Uwiteka turi kumwe. Uwiteka ari kumwe n'abana be aho bari hose. Banyarwanda aho buri mu mashyamba ya Kongo, Uwiteka muri kumwe. Aho muri Zambia, muri Malawi, muri Mozambique, hose mu buzima buruhije, muri Uganda, Uwiteka muri kumwe. Mufate Bibiliya ijambo rye murigire iryanyu, muri tapfune. Aho Uwiteka avuga ngo naho wanyura mu nyanja tuzaba turi kumwe, iryo jambo rigira ryawe. Naho wanyura mu itanura, iryo jambo ni gutyo. Shadrake, Meshake na Abednego babayeho kubw'ijambo ry'Uwiteka. Babwira umwami bati naho watujugunya mu itanura ry'akumuriro, Uwiteka ntadukize, ntabwo tuzagupfukamira, ariko afite ubasha bwo kudukiza. Ariko nawe atadukiza, nguko uko tugomba kubaho. Ikintu rero mbabwira, impamvu mbabwiye ibi ngibi inshuti bavandimwe, Uwiteka ariho. Urabyumva? Uwiteka ariho.
niyo mpamvu ibyabaye ku banyarwanda ntabwo byashimishije Uwiteka, yarababaye cyane. Ntabwo abanyarwanda bafite gitabara. Erega Uwiteka ni muzima. Ibi byose mbabwira, nshaka kubabwira ko Uwiteka ari muzima. Mbabwira experience yanjye nahuye nayo. Uwiteka ni muzima. Banyeshuri beza, nkunda cyane Uwiteka yampaye. Uwiteka bagire neza. Namwe muzagirana experience n'Uwiteka, ndabibifurije. Namwe muzabwira abandi muti nanjye nabonye Uwiteka. Ubutegetsi dufite i Kigali rero Uwiteka arabuzi. Niyo mpamvu ahururiye gutabara u Rwanda n'abandi bose bajujubijwe na FPR Inkotanyi. Kuko FPR Inkotanyi kugeza ubu njya nicara nkayitekerezaho ibyabo bikanyobera. Njya nicara nkayitekerezaho bikanyobera. Umuntu akibaza niba sin'amadayimoni yambaye umubiri w'umuntu, ni amashitani yigize abantu. Njya ndeba ibyo bakora nkayitekerezaho bikanyobera. FPR Inkotanyi rero, FPR Inkotanyi ndiho numva imirindi y'Uwiteka ahagurukijwe no gutabara abanyarwanda. Imirindi ndi kuyumva. Uwiteka umuremyi w'ibiriho byose yahagurutse. Yahagurutse pe. Yahagurutse kandi yahagurutse arakaye cyane. Nta gukina, ntabwo ari kumwenyura, yahagurutse. Agiye kugaragariza abanyarwanda n'isi yose ko ariho kandi ko ari mugenga biriho byose. Banyarwanda mwihebye, nimukomere. Mutangire mu mwenyure, mwisubizemo akanyabugabo, siko bizahora. Gusa mwegera Uwiteka. Mwegera Uwiteka, Uwiteka, kwegera Uwiteka nibwo buhungiro bwe. Mureke ibyaha byose, tureke ibibi byose, turwane nabyo Uwiteka azadushoboza kubitsinda. Byose bigiye kuba bishya kandi uhoraho agiye kwihesha icyubahiro nk'icyo yihesheje ubwo yakoraga ubwoko bwe bwa Isirayeli mu Egiputa. Icyubahiro n'ikuzo ni iby'Uwiteka ushobora byose, none n'iteka ryose. Amen. Uwiteka bagire neza kandi abane nawe. Reka twicishe bugufi dusenge. Data mwiza, tugushimiye iki kiganiro kiziduhaye. Tugushimiye urukundo rwuje dukunda, kandi tugushimiye ubutabazi utwoherereje twebwe abanyarwanda. Wumvishe amaganya yacu n'agahinda kacu n'imibabaro yacu, none ubutabazi buje bwirukanka, izina ryawe icyubahiro. Kandi tunasabiye FPR Inkotanyi n'umukuru wayo ngo bakuremo umutima wibuye, bashyire mu mutima w'umubiri, babashe kumva be kuba ibyigomeke ngo byabaye kuri Farawo nawe bagereho, kubera kwinangira umutima. Byadushimisha nabo bakize, baramutse bihanye ibyaha byabo, bakatura imbabazi, bagasaba abanyarwanda bose imbabazi. Mbwe tubifuriza Uwiteka rero umwuka wawe wera abane n'ibyari mu byawe byose, tubashe kwitegura ubwami bwawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uruwe rusumba byose, ruhinduka ibihe byose, izina ryawe ryubahwe. Nyagasani, Nyagasani, wakoze ibikomeye, tubibonye turizera. Eshadai. Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, wakijisha Bisirayeli ingabo za Farao, ukora inzira mu mazi, baherako barambuka. Farao abigerageje
nyagasani nyagasani wiyeretse aburahamu yizera adashidikanya kuri Imana ihoraho none natwe turizeye kuri Imana isumba byose duteze wagakiza Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, nuhinduka ibihe byose. El Shaddai, El Shaddai.